Guys, ntitwari duherutse ku kintu bise interinete y'ubuntu, interineti yirukanka cyangwa se kuri 4G, kuri Mango 4G. Guys, ya yindi ukora download ya filime gigabyte cyangwa se megabyte uko zaba zingana kose, ariko igaterera mu masegonda. Aha guys, tudatinze rero turaza gusimbukira muri application bita Maya Tano. Utayifite muri telefone araza kujya kuri Play Store, utayifite muri telefone araza kujya kuri Play Store. Reka dufungure connection zacu turebe. Arabagira ngo izi boro tuzikora dufite izi video tuzitegura dufite bando, ntazo dufite, ntazirimo na gato. Reka tujye kuri Play Store uze kwirebera neza. Tegereze ko nta bando ariko zirimo, kwirwa dutegereza nibyo ugende. Ariko nyine reka tugerageze tubereke. Urabona ko ahangaha byanze kugira ute gufunguka kubera ko nta network nyine cyangwa se nta bando data ntazo. Ahambere haranze, ubwo reka dusimbukira aha kabiri kuri YouTube. Dusimbukira kuri YouTube, ngira ngo murabona ko hejuru data zirafunguye, ariko murabona ko nyine no kuri YouTube ntacyo bitanga. Tuza hano murabona ko irafunguye rwose nta kibazo. Dore twongere tuyifungure, ariko ntacyo biza gutanga kuko nyine nta bando dufite. Guys, icyo mbibutsa ni uko tuje kureba kuri free internet cyangwa se internet y'ubuntu iri unlimited. Iri unlimited nyine itarangira, itahagarara, muri makeya nibyo. Twagiye byose mubonye ko bidakora kubera ko nta bando. Mbere na mbere nababwiye nti kuba badafite Play Store barajya gusacinga application bita Maya Tano. Dore ni iyi ngiyi, nuko yandikwa cyangwa se reka tujye muri application nyinshi muze kureba uko iba yandikwa. Logo yayo ni M, nkuko mubibona nyine ni Maya Tano Pro. Guys, twinjiramo turayifungura, tutegereze ko iza gufunguka. Guys, ubwo tukigeramo ndumva ibi ngibi atari ngombwa bisobanure cyane, kwa bimenyereye murabizi ko ari ugukanda ahangaha. Ushatse wanakanda hano ahangaha muri screen bisanzwe. Hano muri screen bisanzwe buri kintu cyose kijemo ugakanda ahangaha nabwo byavamo. Dore dukanze muri screen bisanzwe ivamo. Urabona ko file twe twamaze gukora cyangwa se file twe twamaze gukora tugiye guha umuntu. Murabona ko nuko nguko yitwaye, twayikoze tuyiha iminsi 5. Izina twaryise cyangwa se umuntu twagomba kuyiha bamwita DJ Jabril. Urumva nyine ku bakeneye internet yirukanka muri makeya cyangwa se urumva niba ari umu DJ ni nk'umuntu nyine ukeneye gufata movie cyangwa se film zisobanuye zo gucuruza ariko zivuye nko ku ma website. Mbese icyo ari cyo cyose akeneye gukora download, urumva ko nyine agomba kwikenera. Niyo mpamvu twayimukoreye. Guys, noneho twihuse icyo turi gukora turakanda hano kuri start. Ubwo twamaze kuyikonfinga, twamaze kuyimplementinga, byose twashyizemo. Icyo dukora ni start. Tegereze yamaze kuba connected. Hano murabibona hejuru nawe yisizaho agafunguzo, ngira ngo muri kukabona. Noneho connected nyine nkuko bisanzwe. Ahangaha irabara nk'ibisanzwe, ngira ngo muri kubibona iminsi 5. Mbibutse ko uyu munsi turi tariki 4 z'ukwa karindwi 2026. Isaha ni saa 9 nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo icyo ukora ubundi kimara gufungura application wongera amasaha ushaka. Ari byo ubona nyine wongera amasaha ushaka. Ushaka washira amasaha 40 nangahe cyangwa 28. Kuvuga ngo ikarangiza umunsi wose iri ikora itavaho. Twashize amasaha 10, nidushaka turongeramo andi nta kibazo. Twakomeje tugiye kureba kuri Play Store. Irahita ifunguka yiruka, nta gutinzamo. Something went wrong, ibintu mu bitindeho ko ni za connection za mbere ngo zabaye time out. Turakanda icyo bise try again hano. Kanda try again hano, urabona ko bita bifunguka byiruka. Tuza kuri search turandikamo Maya gutya, Maya Tano. Niyo utakwandikamo Tano, urabona ko hano iraza iyi ngiyi niyo, kuko ni Maya Tano Pro. Ni ngiyi niyo, ngiyi ya mbere niyo. Vuga ngo aho akanda hose ihitiza. Kadukanda hambere, twanza hambere urabona ko yayisiza yiruka. Dore ni ngiyi
urabona ko iri install irimo, twakanda open igahita ifunguka. Ubwo rero icyo tugiye gukora turahita dusimbuka kuri YouTube turebe ko naho bifunguka. Abagira ngo ni fast base, bimwe mwumva ngo fast and furious, ariko nyine ibi ni fast nyine ya internet, ni fast kabisa, birirukanka nta mikino. Nimba mbwiye ngo 4G cyangwa se 5G, ahari internet iba yirukanka bya hatari. Guys, noneho reka nze tuze guplayinga byibuze nda video imwe, ariko ikibazo tugira ni ama copyright, ngo twaplayinze ibintu by'abandi, ngo twagize gute. Niba none turi bugenze gute, niba turakora iki, sinzi icyo turi bukore kugira ngo reka tutere kubyitaho ibyo ngibi, kuko kugira ngo batatwondekera copyright turayikupa, ahubwo tuje kureba uburyo twakora download iri fast, namwe muri kubireba. Ni ukuvuga ngo guys, ni ukuvuga ngo byose bibira muri browser, cyangwa se ku batazi za Mojo Store, za Cineva, izo ni website zitanga movie z'ubuntu cyangwa se movie ku buntu. Icyo usabwa ni internet gusa cyangwa se bando gusa. Muzi icyo bise agasobanuye times.com, zimwe z'aba bida great, usibye nyine zino z'aba pro nka ba Rocky n'aba Giti baba bashaka amafaranga nyine ku mbaraga, ariko abandi bana batanga filime ku buntu. Ni ukuvuga ngo turaza kuri browser turi tuvuga byinshi, ni ibyo ugende kuvuga ko yarangiza turakikaho. Na website menshi atanga movie z'ubuntu. Murabona ko hari ako twari tugiye gukora download, bari bagashizeho mu kanya, biba ngombwa ko dukora video kugira ngo muze kubibona neza. Reka dusubire inyuma. Reba Mujosi, niyo biti ngiyi Mujosi, filime z'ubuntu ugakora download, ukareberaho ibyo bita streaming za Oshakuru zose zirakora. Ngo reka dusimbukire kuri Cineva ko ariho tugomba gukurira movie ya With the Heart. Turaza dukande hano. Haravuga ngo ama ads ngarimo ngo ababemereye nabi, ama ads mujye muyanganira ko namwe ntimwishyura. Twagiye iyi ni ad, ariko uburyo bwo kwivanamo ni gutyo nyine, ni vuba vuba, ntabyo gutinda amayira. Ubu zavuyemo ad. Icyo dukora ubwo tugiye kujya kuri With the Heart. Murabona ko post yayo niyo ya mbere duhise tugeraho. Turaza kuyishaka nyine, ntabwo turajya muri research ngo tusearchinge, oya. Ama ads yose mugezeho hari ibanga ryo gukomezanya na website ari uburyohe, ariko ama ads mwayaretse. Ni ukuvuga ngo icyo turi gukora tuhita tuza dukika no kuri With the Heart, ko niyo dukeneye. Izindi zose turandakeka twarazirebye. Guys, mujye mwihangana nyine nuko bimeze ibintu by'ama ads nyine, nabo niyo abahemba. Muzi muzarira ngo ama ads ngiki mwumva ko bo bazabaho gute. The show Wild is set to air its first episode on Fox Channel on the 12th of September. We'll get to hear the tales of this guy called Yaman. He grew up poor, his upbringing was on the streets, but despite all that he didn't become a... Reka tuyihagarike reke kudusakuriza. Guys, none icyo tugiye gukora, tugiye kanda hano kuri download. Ubwo ndi kwereka mpereho nerekere. Murabizi ko bari baduhaye episode 86. Akangaka nakuye umunsi kaje mu kanya, bagashyizeho mu kanya, bakaploadinze mu kanya. Mpereho nerekere ba bantu batazi gukoresha nyine aya ma website. Iyi website bayita Cineva Store, ngira ngo murayibona hano hejuru, bayita Cineva Store. Ndiho nereka ba bantu nyine mutazi gukoresha ama website neza, nyine mubona nyine bisa nkaho bigoye kandi ari ibintu cyoroshye. Ngo ndi bukika no mujye mureba kanako, kandi bampaye ads, nsubira inyuma mise nyikuramo, ndongera nkirikeho, base bampa video. Ubwo ngiye gukora, ngiye gukanda hano kuri download, ariko ndakanda kuri aka flash kari hano, ngira ngo mukarebe neza. Aga flash kari hano kamanuka, niko ngiye klikaho. Murabona ko guys, murebe neza, ifite mega, yego ni gatoya, niko nyine ubwo tubashije kuberekeraho. Ariko ko kari bugende kose, murabizi ko internet ko yabimeze kose, internet igendeye mu masegonda ibinyaruka cyane, ibiri hejuru iremereye data. Vuga ngo ni VPN turi gukoresha, naberetse file twe twakoze, niyo ndi kuberekeraho guys. Bivuze ngo impamvu tuje kubereka nuko tuzi ko nyine bikora cyane, mwe mugiye kubyirebera n'amaso yanyu. Nukuvuga ngo iyi ngiyi episode imwe ihagaze mega 354 n'ibice 61. Nukuvuga ngo guys, ku bantu mubizi cyase mukora ama download mukoresheje za wifi, ntabwo ari ibintu biba byoroshye kugira ngo ufate filime ngigende mu masegonda. Iyo wifi nayo ibisaba ngo ibiremereye bya hatari. Tuza kureba izi zose nizo twafashe. Nizo twafashe today, uyu munsi. Nuko mubona nyine tariki enye. Tariki enye.
njye nta kintu nakora kugira ngo mbasobanurire musobanukirwe mugire mute. Iyo ni filime nshyashya ya Faye, ngira ngo kuba amaze kuyibona ayo mwayibonye ni Igihinde, ni ya Faye, nayo mwajyaho mukayireba. Oya sorry, ntago ari iya Faye, ni iya Gaheza. Ahubwo iya Faye ndumva ari iyi ngiyi ya mbere. Iyi ngiyi ni iya Faye bita ngo niba ari Dakoiti Faye. Iriya ni iya Gaheza. Zose n'uyu munsi twazifashe mu gihe kitarenze nk'iminota nk'icumi cyangwa se 5. urabona ko nyine ni byinshi cyane. Twihuse video yacu turi kuyitinza, turakika handi dukore download. Guys, barahita batubwira ngo ko batatubwira, reka twongere dukikeho. Bahita batubwira ngo download file. Hano hejuru duhita dukanda kuri detail. Hano kuri detail twihuse ni dukanda kuri detail, ngira ngo muri kubibona ko twagezemo. Guys, nkuko rero biragaragara ko iri guterera mu munota umwe, ariko ubundi yakagombye kuba iri guterera mu masegonda. Ikaba irangiye muri make. Ariko ngira ngo uko muri kubibona guys, murabona ko nyine speed yayo iri hejuru, iri kwihuta. Uvuga ngo ntirenze umunota itararangira. Umunota umwe ntiburenza itararangira. Nta kintu duhagarika, nta kintu dukoraho, tugume hano tubirebe, cyangwa se reka dusubire tube tubivuyemo gatoya turebe uko biri buze kuba bihagaze. Ariko ndumva nuko bimeze kabisa. Nunzana niri kwirukanka kabisa. Tuze gusubirayo turebe uko bihagaze. Guys, murabona ko ubu yageze mu masegonda, amasegonda 43, amasegonda 39 igiye kurangira. Amasegonda 30 igiye kurangira guys, ngira ngo hano hejuru murabibona. Guys, icyo mutabona ni iki? Mutwandikire ku bakeneye internet, tubahe internet. Murashaka internet iyo ubuntu yandi uzakoresha ukwezi, uzakoresha amezi 2, wakoresha n'umwaka, nta kibazo. Twandikire internet z'ubuntu turazitanga, nta kibazo. Guys, murabona ko movie yacu irarangiye. Amasegonda 5, amasegonda 4, amasegonda 3, amasegonda 2, movie yacu boom, kabira arangiye. Guys, ngira ngo murabibonye movie yacu yamaze kurangira. Ni wiri nkuko mubibona. Okay, mbona kubasuhuza, twari kumwe, video zacu nakagaruka. Bye bye. Ndakeka byari ibyo. Kora subscribe. Stay here.